Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, Nyagasani akomeze kubarindira. Kanizere ko mumeze neza. Oya ni yanjye. Umuntu namuhaye gift y'isaha ariko arimo arambaza ngo iyo saha wambaye ni yanjye. Nshatse nayisubiza sheri. Rero uyu munsi murana ko ndahantu hatandukanye ni wacu, sindi iwacu, sindi i Kigali, nasubiye gusura Latifah. Hari abantu benshi mbaze nanavuga mbashimira ukuntu mwakunze ikiganiro cyacu. Ngiye na Latifah na Mutabazi. Cya kiganiro nanjye ubwanjye naricaye ndakireba ngisubiramo. Cyari cyiza, noneho mwe munyereka ko cyari cyiza cyane, mwarakirebye, Imana ibamere byose. Rero turi mu kwezi nababwiye nkunda cyane, niyo mpamvu muri kubona muri iyi minsi ndi kuza nashyushye nipanze akazi mu bintu bitandukanye nuko musanzwe munzi. Hari gahunda tugiye kujyamo ngiye na Latifah, ndi mu kwezi umuntu wese tuziranye abagomba kunyitaho. Ni byose ubishaka ku mutima we. Latifah rero uyu munsi nawe agiye kunyitaho, hari ahantu tugiye kujya, nifuje ko rero tujyana ariko mbere tutaragenda. Dada yo kuya azabasuhuze ihute mbivuga uhari. Mama hapa dada yo. Okay. Tunakupatia ikaze mwamubonye ahitahagarara ngo ari ku ifoto. Guys nago byoroshye rega mbari kurebwa n'isi yose. Ariko none abantu benshi baragukunze ngo wavugishije ukuri mu kiganiro. Warakoze ubundi mbere na mbere ko mu kiganiro waramfashije. Ikindi shimira abantu bakurebye bakagukunda bakaguha comment nziza. Bakanavuga ukuntu twibukije abantu ubuzima bwabo bagiye bacamo nabo butari bumeze neza. Ndabashimira cyane, ndashimira n'abashuti banjye bahise baboneraho kongera kumamagara neri narahamagawe. No. Bise ndabakunda cyane kandi murakoze cyane gushyigikira umuvandimwe wanjye. Nawe turahari esema. Iriambo rero ngo mwaye kidashyushye. Ni neri wabyo nakunda icyayi gishyushye cyane kandi bagiye baragishyushya wumve. Okay. Ndaje dufite gukora part 2 ya cya kiganiro. Ntabwo ari iyi ngiyi. Iki kizaza mbere y'iyo part 2. Iki kigiye kumutembereza Gisenyi bagenda mureba. Nanjye maze iminsi menye nyine. Nanjye rero iwacu ndi Bucura nongere mbibibutse. Uyu ni imfura iwacu. Ubagiye kwita kuri Bucura kandi kose ndi bukenere ndugu. Cyane. Haraba hariho kamera kose. Ikindi ugomba kukishyura. Sibyo shari? Cyane. Siko bimeze? Sureba n'ukuntu wowe uje gute? Registered muri telefone yanjye ni Bucura. Kabisa. Amazina ni izina rimeze gutya murangamimerere nibaryandika. Tatani mama Kami triple Bucura neri byose. Yo mana yanjye. Ikintu rero nibagiye kukubwira. Urasa neza duhereye ku mutwe. Umuntu utarajyaga yumva ko tentire ibikora gakeya irakubereye iranasa neza. Ikindi ku myenda yose imbivuga ko nibisanzwe n'ukuntu uhagaze no kunanuka. Zagira umusore. Neri tugomba gufata yanjye bino bintu tukaba tubikorera. Turabikora. Okay. Okay kamvuge. Urasa neza mu maso. Byatari ibiheri byarakize hasigayemo udukovu nabwo tutari twinshi bitewe n'ukuntu mbere wari umeze. Rero dukurikirwa n'igitsina gore cyane kandi ikibazo ni rusange. Ni ikibazo cya rusange abantu barakigira. Rero nk'umuntu wabirwaye igihe akanabikira ukaba umeze gutya. Turabura abantu banjye. Yonge mbirwaye bimaranye imyaka 2. Naje bura mu bukwe bitangiye gake mu gahanga imyaka 2 ariko nta miti nakoresheje. Na skin routine ntakoresheje skin care routine
za Imana yanjye ibyo bakubwiraga byose cyangwa ukajya no kwa muganga selave byose nabikoresheje ariko nagiye kwa dermatologue byose muganga w'uruhu ariko guys ibintu biri naturel birakora ubu ngubu maze nta n'ukwezi kurashira kandi wana nibwo bitangiye gutanga results ndi gukoresha mu gitondo ndi kubyuka ngakoresha maske y'umuceri ucishije muri blender yego ubijije cyangwa ubijije nkawuvanga n'umweru w'igi nkabibrandinga nkakoresha maske narangiza nkakaraba bisanzwe n'isabune yanjye afata ubuki nabuvanze mu gacupa na coup de girofle abandi baziko ari karafu mu mazi ashyushye mbishyira mu gacupa kamwe bimara umunsi wose amasaha 28 niyo nkoresha nka like tona kwihanaguza akagapamba neri biramfasha none ngakoresha sunscreen nk'ubu ngubu tugiye gutembera tugiye kugenda ndakisiga njye muri siporo ndakisiga nicyo kimfasha kandi alhamdulillah meze neza nibishoboka ko uyu munsi turara dufunguye YouTube channel cyangwa se bigashoboka ko tubikora nijoro cyangwa mu gitondo tukiri hano tuzabasangiza uburyo bwose bizashobokamo tuzabibereka kandi mukanihangana ntabwo umuntu akora ikintu ngo mu gitondo ngo avuke yabonye igisubizo hoye ese siporo maze amezi angahe ubu n'ukwezi kwa 4 na kocha wanjye Gigi wa hano muri Heroes Gym Gisenyi Gigi n'umwana mwiza cyane n'igihe numva ndere ntashaka kujyayo agafata akamutakaza kumfata hano yawe wallahi aramfasha ikumeze guys ariko reka mbwira abantu uwo Gigi n'umukobwa abandi bakobwa b'Ikigali muri hehe mukoresha siporo ngiye nimba hari umukobwa uko ufite ahantu kuri gym akoresha siporo nanjye ndashaka umukobwa uzajya nkoresha siporo hari ukuntu umuhungu gukoraho muri gym ukumva biri kukujena none bari nono nkatwe dufite zamborera yakumena ariko ni blague gusa niba ikigali barashoboye abacuruzi n'abakobwa barabizi cyane uw'ikigali uri serious dore muri nawe umva ambwire iyi nimero mubona ku kiganiro ni yanjye umamagara umbwire gym ukoreraho numamagara ugiye kumbwira ngo yishungo nyiteke kandi ubizi neza ko ari ngiye uhamagaye ahubwo uri kujya nyiburiza amahoro umfashe umamagara umbwire nkorera kuri iyi gym yitwa gutya na gutya ihereye aha ikindi iyo gym hagati y'Inyamirambo no mu mujyi igihe ahandi ntabwo nahajya aho ngaho ngiye gukora akazi mu kandi nuko ikindi reka tugende Latifah babwiye ibintu by'ubwenge muzabigerageze ntimuzarambirwe nuko nyine nibishoboka azabereka mbere abereka ukuntu yari munini n'ukuntu amaze kunanuka mbese murahishiwe YouTube channel umunsi yayifunguye sha ibintu by'imyenda arabizi ibintu byo kwita arabizi biba bigaragara ntago ameze nkanjye uba wafashe ibintu ngo yewe uko mumbona na Serena nayinjiramo ariko umwenda mushyashya agakanzu ahubwo se akamera gutya akisonjesha akinjira umuntu uri bukubona gata njyewe nari majije kumva nakimeze neza no kubyibuha birimo nibyo biri nibicye ku bungubu oya ariko kose ubu umeze neza byatare ariko mbere yabaga ameze atya da fotora siporo ni nziza nanjye ngomba kuzikora confidence ku bindi bintu mutari muzi mwaba mama n'abakobwa siporo ni umuti like no bituma umuntu yikunda sibyo ni tonto bavuga tera what therapy what bavuga gute tonto iravura ngo ni therapy what ukuntu ugenda wiruka ngo usimbuka kujya hari ibintu ugenda uririzinga urekura ngo ni therapy trust me mutangire siporo kandi mwihangane siporo itanga igisubizo itinze njye nabonye igisubizo maze amezi 3 ngaho ibaze amezi 3 ukora Latifah yakoraga mu gitondo na nimugoroba
iyo umuntu ashaka nta kintu abona atavunitse, iyo umuntu ashaka nta kintu abona nta kindi yatanze. Wigomwa umwanya wo kuryama mu gitondo, wo kuba wagiye ahantu gushudiya, urabireka ukajya gukora siporo, ukajya gushudiya izo muri siporo zifite umumaro. Ikiza kiragora kandi siporo nicyo kintu cya mbere nabonye uvunika inyungu zikaza kuri wowe, nta wundi muntu binyuze. Uravunika ukababara umunsi icyumweru cya mbere inshuti yanjye urarwara. Ngiye nanywa gutunini ndabyibuka tw'uburibwe naratunywaga nkatunywa koca kandeba kambwira ati zakira ko nkagira ngo nuko bashaka dusubire yakomeza abona. Ndabibona ko nawe hari igihe aterura icyuma atasanzwe aterura akababara, gutyo umubiri ugenda umenyera siporo, discipline, kubikunda, kugira gute mbese ni ukwikunda d'abord. Ntabwo wajya muri siporo utanikunda. Bino umugabo yakubwiye ngo urabyibushye ntabwo ari ikintu cyakujyana kuri siporo mu bwisukure. Wowe wenyine nubona hari ibintu biri gupfa usigaye utambuka ukumva suza, usigaye wumva utameze neza, ni wowe wenyine uzadesida kujya muri siporo. Ntabwo ari decision undi afatira undi, ni inyungu zawe, ni wowe. Kuko iyo ugiyemo kubera ikigare cyangwa ngo shera uragushereza ngo urabyibushye ntabwo ubigeraho, kuko ntabwo ukora wikoresheje. Ako iyo ari wowe wenyine siporo urazikora. Kandi guys dukomeze tugende dufite ibiganiro byinshi uyu munsi, dufite byinshi. Nishimye kongera kugera hano. Mana yanjye, kugenda nijoro mu mihanda yo mu Rwanda ni ibya mbere. Mu Rwanda bimeze gutya bya hatari, ariko uzi kubona twaje ndi kubwira Mutabazi ahantu hano harijimye, hari ishyamba, nta mazi ahari, abantu bari kwigendera mu muhanda saa 5 z'ijoro, umutekano ni wose. Kagame umutore umva nabirebye ndavuga ngewe nsohoke nanjye nabonaga ari sawa. Bimeze neza rero, dusuhuza abantu bose. Uyu munsi w'itariki 2, ejo wari umunsi w'inoze w'ingawe w'intwari w'ingawe, ejo hashize. Ni byiza cyane. Twagiye rero, ariko ngiye kubanza nk'icyayi mbona amaendereyo, ubundi tugende tuvuga tunabereka mu mihanda mike mike. Dufite byinshi. Turagiye rero, kuri kundeba nabi. Kuna nini? Rwayo gari? Okay. Bakunzi ba KECAPU, hari abantu bajya banyita ngo KECAPU, abandi ngo KECAPU. Nese ubundi ujya kwitaga ikimana KECAPU. Wow. Kandi KECAPU ahantu ngewe iyo bagize ahantu baryandika ntabwo mbashaka ko baryandika mu Cyongereza, kuko nkurikirwa n'abantu basoma. Umuntu uzi Icyongereza ntabwo yananirwa gusoma Ikinyarwanda abaye ari umunyarwanda. Reka twege ubundi ngewe mbona tugomba gukora ibintu bigera ahantu hose, paka no muri village iwacu cyane. Rero umuntu twakuranye utaragiye kwishura akanika KECAPU gutya byumva, kandi akaba ari nawe abona kugera hose. Hano hantu rero hahoze gare, gare ya Gisenyi, sibyo? Iyo ndahise twigize kuza Vanessa za kuhadufata. Ni iriya gare yari hari. Ariko iyi nshyashya yurayizi. Ni nziza mu buzima. Igisenyi u Rwanda turatera imbere pe. Ntago ako twayiciyeho Mutabazi arayinyereka, ntago nize n'ibyo cyane. Bari kubaka noneho downtown. Mana yanjye birarenze.
sha rero ikintu cyananiye ni ugufata imihanda y'Igisenyi nk'ahantu tugiye kuba amazi ariko sinakwijyanayo. Okay, nuko ko Gisenyi yose irimo imihanda buri nzira ku muhanda aba mavene ubona hasi. Yego. Gisenyi ni nziza cyane. Ngiye bwa mbere nzi ko Gisenyi mana yanyinje kuba mu cyaro bikini ntabwo ari mu cyaro gute se. Hari amayendereyo pe. Koko. Hari amayendereyo. Ndikumva nishimye neza nko gupasuka. Manu pasuka igitondo. Umenye gupasuka dere. Ni hano ko hahindutse irasara imyaka yose iriya niyo namenye. None se hari n'ahandi twagiye kuri Nuza. Ni hariya iyi nuko bakoze kaburimbo. Bakoze kaburimbo harahindutse ni hariya. Kahoda umunyeshuri namuhagaze inyuma. Nagize ngo tugiye hamwe inzira da. Nose ubwo ndaparika. Imbere hari Nuza yawe yo guparikamo. Harahindutse. Twazaga duturutse harahirya. Yego ko vava yabaga hara kuri petite. Akari natwe twagiraga gutya dufata ku gutya. Twaturukaga harahirya. Aha iyi saro tugiyemo rero niyo bankoreho imisatsi ngiye gukora civile ko nayikoreye Gisenyi. Bankiriraho n'ingoyi. Ni nabo bankorera. Nabo bagukorera inzara. Hari abantu rero bajya bansetsa. Ingoyi mu Giswahili kuba Swahili iratandukanye. Swahili y'abantu b'i Burundi n'iy'abantu ba Tanzania ntabwo no muri Kongo ntizivugitse cyane. Rero hari abantu ajya kumva uvuze ngo amakiki birabatangaje. Urukumva? Sindi kuri bordire. Oya. Nayivuyeho. Umushoferi mushyashya mu muhanda nuko biba bimeze. Hano ni kimwe ariko. Simfuze business y'abantu. Oya nta kibazo. None se abo bantu ngo bigenda gute by'amakiki? Naravuze ngo bankiriyeho amakiki mbona ntago ndi kureba neza. Ntago ari muri comment. Kuko icyo gihe nta na YouTube nagiraga. Ni ahantu nari nagiye gukora ikiganiro. Ngiye kumva tubanje twari n'imbere kugira abandi nabo baze baparika hariya. Baparika parking ni tinya Imana. Okay, ndaje mbikosore. Urumva umuntu aramamagara arambwira ngo amakiki ngo ni amakiki sariya ngo ni ababivuze mu Gifaransa. Ndambwira masure les okay. Ndamubwira ushaka nipanga akazi. Njya kuvuga indimi nazi kugira ngo bigaragare ko nzi kuvuga. Kababwire rero akantu kamwe uko biri. Nimba ubona ari indabyo, nimba ubona ari amaparapluwi, nibyo nuko ubibona. So rero twagendanye cyo kurya kubera ko twatindije umuntu twahaye gahunda dukorera inzara. Hano dufitemo kamasedwane. Tugiye kujya gukoresha inzara.
iyi salo nabivuze turimo kuza muri hanganira urusaku twicaye ku muhanda niho hantu bankoreye umusatsi ngiye gukora civile bankiriraho amasire eyelashes abantu baho bakora neza mwabibonye hari nimero y'umuhungu wankoreye nayo murayibonamo gusa n'umuntu uzabona bimugoye kuyigeraho azampamagare nyimuhe utuye Gisenyi cyangwa waje Gisenyi ashaka umuntu amukorera inzara akora neza nta kavuyo nta byose bimeze neza ndi mu bantu bagira inzara zigoye sinjya mpfa kwemera ko buri muntu wese yankorera inzara kuko ukuntu zinjira mu mubiri zirambabaza cyane ariko yankoreye neza Mana wagira ngo mfite nk'ubukwe ntago nabonye mwari murabizi ko hari umuntu witwa Inosa w'i Kigali unkorera inzara ntago nabonye umwanya wo kujyayo nahise mvuga nzakoresherezaho Latifah akorera n'ubundi nsanga ari hahandi ariko ankoreye neza uwo mutipe yitwa Juma ubu ngubu n'inzara yanjye Gisenyi ntakoresheje inzara ubu ni inzira baziharuye bimeze neza hariya ngo bagukoreye black yellow ikintu cyiza nabonye urabareka bakaguhitiramo ubundi bakagukorera neza akagusiga utuvuta akakumasa iganeri biriya n'ubundi Pinterest ni editing amafoto uzana ifoto inkorera gutya ikindi hari n'igihe usanga izo nzara atari umuntu wazisize ari nk'imashini bagapfa gutera wowe ugashaka ngo bigende gutyo uko abakiriya bahora bashwana n'abakora nibyo rero ubu tugiye kuva hano dukomezanye gatoya turabasezera mu kanya mukomeze mudukurikire ndabakunda cyane shimire n'abantu bo muri iyi salo batwemereye kwinjiza kamera ntabwo ahantu hose bapfa kwemerera abantu kwinjiza kamera aho kuba babyemeye bakoze abantu twahuye bakambwira ngo babonaga dusanzwe tuziranye ngo kandi tutaziranye ngo kuri YouTube rero abafana banjye twahuye mwakoze kunsuhuza hari igihe uhura n'umufana akakureba ngo hari umukobwa umwe bahuye we afite ishedo pure yabize ibyuye ariko ni byiza iyo uhuye n'umuntu ugukunda akabikwereka nawe ukanabibona kandi ukamusuhuza biba ari byiza so twagiye rero turi ku muhanda hari abantu nyine bahagaze turasubira iyo twavuye cyangwa ni oya nimo hariya hafi kwinuza munsi ya beka kuri ya soko ya etaje iri hepfo mu mujyi hano imbere y'umusigiti kuri radiyo wageze hariya kuri radiyo ya Rubavu hari igihe ushaka gusaba ati bacuruza amatesite de shanje kuri 40 hano ni mu Nyamaguru parikingi hano ni mise mbibona ngaho da amagare abantu benshi ntibahanyura oya ariko haba amagare menshi uriya mihanda yari ikenewe hari hasi hashushanyijeho amagare gusa ntabwo bashyizeho ko ari sanseri none itegereze sayizi ntabwo zingana se wonyine tonto nanyuzemo n'amabanki y'amamaza wanyuzemo mbere kandi turi kuvuga ibi byose birimo bya parikingi ahubwo nari mbyibagiwe nari butere inkuru zindi umva mbona imeze neza yambwiye ngo ubu ndabizi murazerera mba nasabye uruhushya yabaye amaruhushya umwana mwiza ufite uruhushya ubu ngubu paka ubu ngubu nta kibazo mfite kwigisenyi n'ubundi kuhasohoka byananiye mwebwe iyo muje aba ari sawa nanjye ndahari ngo tugende niyo mpamvu naryamye neza neri kugira naza kuzana utugambo oya utugambo iki ubu ushize ko oya ibitotsi wallahi ariko twaje turushye nuko muba harimo urushye disi twari turushye siporo tuzazikoresha wumva ye ntabwo nari ntwaye icyo gihe oya wibeshye ariko muri make wari unaniwe ntabwo yavuze wari utwaye muri make nta kintu
yalla nero urashinjwa kwivugishwa ko unaniwe. Mwihorere ndashayishere niho bita Nyakabungo. Dore urura namuhagarika nkamwandikira kuri telefone kuriya kandi baramubwira ati hagarara umeze ibyangombwa byawe yahagarara. Nese ari kuvugira kuri telefone ntabwo bagihagarika barakwandikira ari kuvugira message. Gahada yasa undi irapfundutse. ubwo ninjye ugiye kuvuga iyanjye imeze Rero reka mbabwire iriho tuvuye muri salo irimo umukobwa witwa Firidausi. Hano ari imodoka muri kano kahanda. Uriya mukobwa ndamubaje ko iki se utaje kunsuhuza ahubwo ngo n'ubu nsuhuje ngo ndikumva ndi gutitira. nabonye n'abantu bose bari babizi mbese disiyo Biba ari byiza ko akunda KECAPU TV show ngo shanga ukica nkunda gukunda kumara ngo ntabwo nari kuza kugusuhuza hariya ari ishusho disi Franco yari yasetse uko se ngo mana yawe nyine se ureba twebwe tuvugana nawe twe duhorana nawe ntabwo tuba ntabwo biha agaciro doshida na Franco wo gukamera avuga ati si ibi ngibi ariko ubundi rero ariko abandi bantu rero niyo mpamvu ngomba kubakatira mwebwe mwamubona ndi gafifu mwamaze manuke uracyabyara wangiye cyari igihe ndacyabyara ngaho da ifungisha ari turishije amashopu rero ni hano abandi ngo bacuruza peze ni hano rero ku parikingi mama yo naho hari oya ubwo ari mu ijuma hari shop iri hariya kandi yari yamaje kumbwira ko ikintu nshaka gifite hano uragenda igera imbere gato abandi none se iyo uhamagara tukumva dore ni ijuma ariko iri kurangira kuko amasaha ari kugera ikaze kuri none se basigaye bafite ijambo njye hano uzi ukuntu ari heza haba umuceri uryoshye hano hantu haba umuceri urimo inkoko banza umuvugishe twumve haba umuceri urimo inkoko ye ararenze reka mbe nembera hano ni kuri Havana simbizi nimba hagaragara turaziranye taranzi twaharaye ngewe na Mutabazi ariko Gisenyi ni heza Gisenyi ni sawa maze kubona ko bishobotse nshaka kuhaba wahubatse dore turenze kuri geto ya Ntuzi turenze wabo wa Franco akamagara nanjye nawe kuba nagiye ni wowe mbuje nta cyizere uma be agatara kare kwaka iyo umuntu atwaye niwe ugura esanse ok duce noneho kuri sitasiyo turasanga arangije ijuma kuko amasaha yarangije sheri nera Latifah Neri ntabwo wambaye sentire ariko na ikiganiro gica hehe n'abantu ba polisi station traffic na sentire n'ukuntu nivugishaga ngo sinamuhagarika ako wabyibagiwe baca hehe iburyo ibumoso kuri station shaho hari ukuntu nakunze ukuntu abapolisi basigaye bambutsa abantu muri zebra hari ukuntu umuntu shaho hari ukuntu uhita ubona agiye anambukiye ahantu zitari kandi ziri hafi yiwe iburyo ni he ubanza kubite oya
ahubwo nayagaye. Okay. ubundi mbimenyera ku mpeta. Si twari bushake nanuze frengera hano twinjiye muri aya mashopu. Okay. Neri twinjire hano ujyamo turebe ibyacu nitunabibona ntabwo tujya kura mu koga. Ni ukuzenguruka. Okay. Gushaka esanse. Sitasiyo se bayijyanye. Zirahari hano hafi uratuzibona. Do hoya neri hoya. Mwana. Ngaho. Urakubona nawe kuzi. Ukuna ndeba akagira ngo. Ukabona mu nzira. Neza ko naragukwepeye. We nawe urashinjwa. Abantu b'abandi ntitubagire. Mu muhanda arimo ari gushyira kamera. Yumva. Polisi. Ako sentere nayambaye afite zaho. Ntabwo uri kuri telefone ariko. Ndi kuri kamera gusa. Wimwegera kuko ntabwo agenda igihe ugendera. Twe turazamuka. Muwe muri kumva ukuntu baba bari baba bari kunyigisha. Ni kugenda mu muhanda. Ntabwo ari bibi. Ni byiza. Eugene arya. Ndacanye. Yo kwa Nyirangarama. Oya ni umunsi ntabwo ari yayo. Nagusererezaga. Ndacanye. Nawe rero babona bamuzi. Uyu mupapa arashaka kwambuka yabiretse. Yaragiye kwigendera ahita yambuka. Noneho ahantu anyuze. Biteze. Ndasha. Simbabeshye kugira ngo nzamenye imihanda y'Igisenyi bizantwara igihe. Wapi 2-3 wamenyera. Wamenye icyerekezo umuhanda ugenda mu muhanda gusa. Barabona ko ibumoso bwawe haba sitasiyo. Bana urabona ko sitasiyo bafata. Ibumoso ruguru nyine hano haba sitasiyo. Hano ariko haramakavuye. Tujya ahandi. Avuyeyo rero tujya ubona uko utambuka. Na momo. Wapi? Uyu munsi ni Juma. Byararwa. Esanse se bagashira. Onde si mas? Okay. Mas tese mukunzi. Dore aho nkorera siporo urimo hano hejuru. Dore n'imodoka ni bosi igendamo. Wahariya bosi wahariya. Okay.
hano twigeze kuhagura ikanzu yawe. Iya yindi yo muri civile. Nagari Dore ni hano hepfo. Hano hafi traffic wagera. imwe yo kuri civile. Yo ku civile yanyu. Surprise yacu. Okay, kuri civile yanyu. Tuzafata ntuzi. Iya. Tuzafata tumaranye imyaka 2. Inshallah. Kubera ko numvisha abantu bavuga imyaka 2 abantu nyine baba bafite ibibazo baba bari kwiganaho uri kumenya imico itari myiza y'umugabo wawe uri kumenya imico nawe imico y'umugore wawe yego urumva muri kumenyana urumva mwese muba muri kumenyana ku mico myiza imibi ku tuntu n'utundi rero ni imyaka muba mushobora kuba mutabyitwaramo neza mukaba mwayitandukaniramo mukaba mwayimenaniramo imitwe nta shingano amenye muganga umugabo yatangira gushaka abakopine umugabo agatangira kujya gushaka ngo za mabuku bazajya kubwira agahinda nayo imaze kumufatisha neza atangira kumutera kandi njyewe mba nibaza ku muntu uhunga agahinda akajya kugahungira n'ubundi aho kuzu mu kandi gahinda biba bimeze nka kwa kundi ari igitutsi shaka ibi nigeze kuva muri filime wikivuga reka nyivuga ngo uragapfusha uruhinja urwaje urundi urumva iki kintu neri ibintu ntabwo nzi kubizi oya ntabwo ngihimbye nacyumvishe muri filime nanjye mbona nduta ariko shaki wagiye kare none si ibi ni ibiki toto ngo uragagira gute uragapfusha uruhinja urwaje urundi ibaze icyo kintu ni muri filime nacyumvishe ako umuntu ushaya abakwanga sibyo cyane umuntu wakwifuriza ibyo bintu wallahi bakwifurije nabi abakwifuriza ikintu kibi cyane kibi pe ku mahengo ubwo ni majengo ku mahengo ya majengo nabizi ku mahengo gutyo okay sinzi irindi zina yambwiye ngo igoma barita ntabwo mbizi dego dego kuri dego dego nakwandikira ngo uri dego ni kuba igoma abaribye bantu n'amajwi dego ahubwo musigaye mwandikirana rero ndaje ndebe chat zanyu mwemwe bararibonye nyine ku mahengo kuri haje simbuka byamunaniye Latifah rero ngo ngiye kuvuga ibintu yakoze muri iyi minsi yarifasha aragenda yambara neza umva akurushaho inaha hari imisigiti myinshi n'abantu n'abasilamu urumva aragenda yambara neza asohokera ahantu heza anywa agakofi gahenzemo cyane bamwereka ibyumba nk'umukiriya byose banyereka salle de conférence byose bamwereka ibintu byose bigize aho hantu ni heza sha umukobwa anywa iyo kawa ya kingara ataha bari baswonye umukiriya rero umwana we yarandagira mu muntu iyo mbimenya ko neshe nambaye neza batuye nguyu shoferi wongera arandepoza nandindira batuyungusha uyu niwe mukiriya ubu namweye kofi ndataha nta na tipu natanze abandi bakobwa muri mwe ego ko haruzuye n'isi byarangiye ubu sibagira ese ubu ngubu ucukuye ugacukura ntabwo wagwa ku muntu ra ubonye imva nabwo subhanallah nyine ucukuye ntabwo wagwa ku muntu abakobwa rero bari kutureba bumvishije ibyo bintu babizi batubwira nahise mbibona ko gusenga biragora kabisa umva biriya bintu by'umutima ukomeye winjira ahantu wiki bakagira ngo urego ko amazi manager amwereka ibintu byose aramusobanurira kumbe ni gafifi y'umukiriya man ariko biriya bintu nabitekereje gute warasaze umva ariko ikintu cyanshimishije kumva hari ahantu abantu ntabwo bahazi Gisenyi ni hashyashya
buri muntu wese posting sasa hano nihe birangira okay nanjye ntanze iki utanze umusaruro ariko tuzahajye ngiye nabonye ari heza cyane sinakubwiye ngo kujyana kamera tuzereka abantu bari kuhumva sinakubwiye ngo nasabye uruhushya se turaza kureba ko tuhagera ariko uwo munsi twaravuganye umukobwa yari yishimye nari nishimye cyane bitabaho cyane pe yalla ahubwo nzi ukuntu nagiye ashimishwa n'utuntu tw'amafuti byataye n'ukuntu ugiye gusaba abanyakiriye bashyushye madam hano habera iki biga imodoka ni ku kibuga hano rero ni kuri stade iki kibuga ni cyiza harimo kaburimbo niho hameze neza. rero Gisenyi ntabwo ari uko abanyakigali bakeka ko Gisenyi ari mu cyaro ntabwo Gisenyi ari mu cyaro ntabwo ari mu cyaro abantu batahazi mu cyaro Latifah ugiye kuba uzaba umuto sawa mu cyaro ahubwo mba mbona hahenze ngewe harahenze ubundi ahantu haba ibintu byo gushimisha abantu cyane byinshi abahenze harahenze ndikwiruka ariko ikiza umuntu uba utuye nyine Latifah uryama mu nzu ugasinzira nta rusaku nkubwire Eugenie tujyane tujye guhaha tudepoze umuntu ahantu dukomeza turi kujya kureba umuntu twatinze neri umuntu udepoze umuntu depoze umuntu ujya kureba umuntu ni ibanga noneho ndi kwihuta amasaha yamfashe Eugenie yaricaye hano imbere ariko mbona ukuntu yitonze n'ukuntu atari kumvugisha ndamubaza Eugenie ndi kwiruka ngo nafashe iry'iburyo ahita ahumeka ngo yise imitima noneho neri yarishe umutanzi wallahi umutima we ntabwo wari uri hamwe yowe kubera iki yaramenyereye ko buri gihe utwara uri kumwe nande n'abandi bantu rero uno muri wenyine mu modoka uretse ngo ngiye ngo nirigu bagiye kuntwara ngo twenyine mu modoka rwego mana hari n'undi muhungu witwa Shema wo kwa Sabe turasubira kwa Hajat ariko yabonetse urumva nawe ejo akinjira mu modoka yahise avuga ngo ntabwo yagenda ngo atambaye sentire ngo ari njye w'umutwaro byibura yipfire aziritse rero abantu batangirira icyizere sinzi icyo n'ukuru batazi ko imodoka igihe uyitwaye haburaga perime gusa ariko nanjye rero sinshobotse n'igihe namenye imodoka kera neri kera wallahi yego kera imyaka 10 irarenze kubera fisi kera pe inshuti yanjye sha kera mbere nka 2011 ra ni kera ntabwo sinzi ikintu cyatumaga nashaka perimi y'u Rwanda sha ubu nsigaye ngenda numva umutima wanjye ubyibushye ni njye ugezweho wallahi ase bigeze none ejo bundi Latifah wagiye kwiga imodoka tureke iby'imodoka amategeko y'umuhanda yo warayasoma ndabizi se ma ntabwo ari YouTube channel njya ncana nkajya muri dushe nyumva nyumvira sheri so reka dusoze iki kiganiro kuko dufite gahunda zo gutarasa abantu batureba baza kurambirwa mwakoze kudukurikira tugiye hirya no hino kuzerera nitubona hari akantu k'ubwenge tubonye twabasangiza turongera ariko tubaye dusoreje ahangaha ndabakunda cyane mwakoze kunkurikira rero utaze guca ahantu uraparikamo hano okay